ariko ni abantu benshi usanga hano kuri TikTok bari kuvuga umuntu kandi abo bantu batarahura. Reka nguhe nk'urugero nk'uyu nguyu Gashumba, jyewe bigeze kunyoreza ibintu ari kumvugaho, ntabwo tuziranye vraiment, sindamubona in my life, in my all life, ntabwo ndamubonaho. Mbaye naranamubonyeho ntabwo nyine si ari umuntu nyine uvuga ibintu. Nigeze kumusanga kuri live ubwa mbere, ngewe nyine nikundira abantu bavugisha ukuri, muhereza amagift. Undi munsi numva arimo aramvugaho ibintu simuzi, ntago tuziranye, ariko mba numva ibyo ngibyo nyine bitarankomerekeje, kubera yuko mba numva ko nyine wenda we afite impamvu se, ni showbiz, ariko nyine we afite impamvu ziwe. Ariko hari undi muntu uza akavuga nk'ibintu. Reka nguhe nk'urugero nko kuri Yago aba yarahereye mbere akavuga ibintu, nkagenda mbyihorera mvuga nkarenzaho, ariko hari ibintu nyine nanjye sari igihe nakunda gusubiza abantu nyine bari kumvugaho rimwe na rimwe, kuko mbanzi ko wenda bari kuvuga ibintu bitari byo. Ariko nanone hari igihe ukomeza guceceka cyane, abantu bikagera ngo bakibaza ko ibyo bari kuvuga noneho ari ukuri, kubera ko na opinion yawe watanze, na version yawe watanze, nta kintu nyine wigeze ubivugaho. Ushobora kutabivugaho wenda nabi, usubizana inabi, wenda utukana se, apana, ariko kuri wowe wenda ndi kuvuga nko kuri ngewe, ariko ugasobanura. Nanjye hari ibintu byinshi mba naretse mvuga ngo wenda ntabwo nzabivugaho, ariko nyine hariho nibiza nyine ukumva nyine wabisobanura udashize isoni, udakoze icyo, ariko ugasobanura. Ariko niba ari ibya last year rwose ugombaga kubivugaho, ugakiliyaringa izina ryawe. At the end of the day, hariho nyine abantu baba bavuga ati Akimu ni umu escrow, ariko kubera yuko utigeze ubivugaho, kubera yuko wenda se wakira abantu benshi batandukanye, kandi wenda kuri ino mihanda baba bagaragara nk'abadashobotse, wenda umuntu akavuga ati Akimu ibintu bamuvugaho ni ukuri, ariko kubera ko atigeze abivugaho, kuko atigeze abivugaho. Yego kuko utigeze ubivugaho nyine. Umuntu hari umuntu nyine ukuvugaho ibintu ugaceceka, yabona waracecetse akavuga ati aha, mbonye umuntu nzaza nigirizaho nkana, akongera akabigarura. Ibyo bintu rero nyine iyo utabisobanuyeho, hari abantu benshi biyobya, hari abantu bigwisha, hari abantu nyine bagendera mu kigare ko bigwisha. Ugasanga umuntu araje nk'uyu Gashumba ntabwo anzi, ugasanga wa mumama twagiranye ikibazo yabaye inshuti yiwe, ahise amwandikira ngo uriya ni umurozi. None se samwishe ku mutwe, kuko ngewe sinigeze muvugaho, sinigeze nclearinga izina ryanjye, sinigeze mbivugaho n'umunsi n'umwe. Uyigete ni mushyashya, umuntu umubwira ngo pastor wawe ukurikira uri moderator ni umu escrow, ni umujura, arasambana nawe azagusambanya rimwe. Ugasanga ko ngewe ntekereza ko ibintu cyo koza wenda ikintu cyo nabonye, okay, ngewe ntago nkunda gukoresha Twitter, X na Instagram na YouTube, wenda TikTok yo niyo nyine mpfa kuzaho nyine gutya, wenda nko kuri live ntago nyine iriyo nkunda gukoresha cyane. Ariko ni abantu benshi usanga hano kuri TikTok bari kuvuga umuntu kandi abo bantu batarahura. Reka nguhe nk'urugero nk'uyu nguyu Gashumba, jyewe bigeze kunyoreza ibintu ari kumvugaho, ntabwo tuziranye vraiment, sindamubona in my life, in my all life, ntabwo ndamubonaho. Mbaye naranamubonyeho ntabwo nyine ari umuntu nyine uvuga ibintu. Nigeze kumusanga kuri live ubwa mbere, ngewe nyine nikundira abantu bavugisha ukuri, muhereza amagift. Undi munsi numva arimo aramvugaho ibintu simuzi, ntago tuziranye, ariko mba numva ibyo ngibyo nyine bitarankomerekeje, kubera yuko mba numva ko nyine wenda we afite impamvu se, ni showbiz, ariko nyine we afite impamvu ziwe. Ariko hari undi muntu uza akavuga nk'ibintu. Reka nguhe nk'urugero nko kuri Yago aba yarahereye mbere akavuga ibintu, nkagenda mbyihorera mvuga nkarenzaho, ariko hari ibintu nyine avuga ukavuga nanjye nicaye ngo nkiliyaringa izina ryanjye. Either abantu hari igihe bazagira ngo ibyo avuga ni ukuri, kubera yuko umuntu ngo yacecetse, wenda wowe ukabyita ngo uri gushaka amahoro, uri kubintungane, ariko biri kukwangiza, biri kwangiza izina ryawe, biri kwangiza akazi kawe, biri kwangiza reputation yawe. Ikindi nawe ubwawe nta mpamvu ihari hano yo kugira ngo witangire abantu ngo ubashimishe, ngo wowe urarubabaye, ufite agahinda, ngo uri kunezeza abantu, no. Ariko nyine
njyewe iyo numva ibintu bitageze ku mutima wanjye bitambabaje mba numva nta n'impamvu yo gusubiza uwo muntu kuko mba mbizi neza yuko umuntu wenda mutaziranye hari umuntu uza akakuvuga nabi. Brian ni umuntu mubi ni urugero ariko uwo muntu kubera ko mutarahura akakomeza kubifata gutya ariko mwamara guhura none akakumenya akabona yuko wenda ibyo ngibyo bakuvuga wose si ukuri nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibi byo byari bikwiye nyine ko uvuga kugira ngo ukureho urujijo cyane cyane none nko ku mukozi w'Imana kumva umuntu wenda aza hano ejo kumva umuntu aramubwiye ati uriya mupasiteri ntago ari seriye ati dore mfite nimero yiwe turacata wenda agasigazamo cati iziwe akazisiba mu by'ukuri bica intege uwo muntu akavuga ati koko nibyo kandi wenda uwo muntu yanazanareba wenda na nimero yawe koko akabona niyo. So ari igihe rero biba biri ngombwa yuko umuntu aza agakiriyaringa izina ryiwe. Umuntu iyo bari kwica reputasiyo yiwe niwe byangiza none nko ku mukozi w'Imana nabo bagukurikira abantu 1300 gufatamo abantu 200 wenda byari bifite n'akamaro njye mpamvu atari byiza. Ikindi cya nyuma gukurikira umuntu nta muntu bashyiramo umugozi. Yewe nimba nje kuri live ya Pastor Kim cyangwa se nkajya kuri live ya Gashumba cyangwa se nkajya kuri live y'undi uwo ari we wese uri aha ngaha n'amahitamo yanjye n'uburenganzira bwanjye. Niba numva yuko nakeneye kumva ibyo avuga nda scrollinga nkajya ku bindi bintu. Niba numva ko nakeneye ubwo butumwa bwiwe abwira abandi ngenda bibona ukuntu abantu bavuga ijambo ry'Imana hano kuri TikTok. Mana yanjye abantu barabaharasi umuntu akaza niba utemera umuntu hari abandi bantu bamwemera na n'umunega wemerwa n'abantu bose. Nimba utemera uyu muntu hari abandi bantu bamwemera, niba udashaka ibintu byo hari abandi bantu babishaka. Ntabwo njye nibaza impamvu rero ugomba kujya kwangiriza umuntu ukamusanga na inbox ukajya kumuvugaho ibintu. None se ubu ngubu ko kare nigeze kukubona uri kwerekana chat kandi iyo chat wari kwerekana ngira ngo niyo umwe mu bantu bavuga ko bakoherereje niba ari bakohereje ariko wakitanguranwa kandi abizi neza yuko izo chat nyine zirahari. Anyway, bakumva ko Pastor Kim ni umupasiteri bakabati ni pasiteri ntazigera avuga ibi n'ibi we tuzamukubitira mu rwibikiro. Never sindi mamirusi never. Ngewe nk'urugero rundi uyu nguyu uno mu mamirusi ni mari mamirusi simuzi ariko namwumvishe bari kumuvuga. None ngiye umuceceke namwumvishe nyine ntabwo ngiye muzi. Urumva rero namwumvisha bari kumuvuga. None rero kubera ko wenda njye nigeze nanamukurikira nshobora kuvuga ati uyu nawe ni umupasiteri reka nkamwangira ko numvisha abantu ariko wenda namara ntaguciye mu ijambo. Umunsi umwe narajanga kuri live yanjye abantu 1000 ntabwo mwibuka mvuga kuri mamirusi mvuga abantu bagenda kumwarabika ari umupasiteri uje aha ngaha yigisha ngo haleluya nambwa ati manuka ugenda gutuka umukozi w'Imana nabi kubera iki? Kubera ko nta bwami bubiri buterana. Ntabwo yanumye kumuvugira nuko naje ndabivuga njyewe niwo mutima wanje umeze gutyo. Abantu barazanga ati ngo nukivanje mu ntambara z'abandi. Never. Impamvu nabivuze DJ ibi bintu hari abakobwa bari aha ngaha urabyumva bari batangiye kunyohereza amafoto bambaye ubusa kuko ibyo byagigi niko byatangiye ngo ni mistake ngo banyohereje ngo by mistake ni gutyo bivugisha ngo byabayeho by mistake. Noneho ndangije nza guscrollinga kuri YouTube nsanga ikiganiro bagiye kunyicarira batangiye kugarura bya bintu ari uyo mubyeyi witwa Gigi. Njye nkoresha imvugo nziza mwita umubyeyi si mwita umuntu sinshaka gukoresha imvugo gutuka umuntu. Uyo mubyeyi baricaye barimo kumvuga ngo mfite ngo akadudu niba afite akadudu Imana iguha umugisha. Nagize ngo ni ikisimba kiri muri njyewe ngiye gusobanuza barambwira ati ngo ufite ngo sex y'agace wagira ngo niba Gashumba ari umushuti wiwe yazamuganirije cyangwa akamubuza nyine ibyo bintu niba wabasha kubona ibi bintu maze kubona ibi bintu none aha ngaha ku ma live yanjye banyoreza ibyo bintu kuri kuko nta nimero zanjye bagifite urabyumva DJ kuko nakuyeho ikintu cyo kuvugana n'abantu bari online sibyo. Uwo tutabonane aha ngaha azaze sange mu rusengero yego uwo tutabonane mu rusengero tuzasengana kuri Zoom
I know. You get what I'm speaking now? No, Pastor, barambura nshindi neza. None Urashaka batangiye kwicira kunyereza urugo. amafoto bambaye ubusa. Niba batangiye kunyereza amafoto bambaye ubusa, nuko hari indi saga yari igiye kuza. Ngomba noneho kwita none mbwira wa mu mama wongeye guhaguruka ashaka kwigira umu advocate w'abakobwa. Ngo ababwira ngo mwirinde wa mupa njyewe ndi handsome, ndi umuhungu mwiza cyane. Can very classic one. Number 3 class, I'm a classic person. Kandi kipenzi cha watu, kandi gikundiro cy'abantu. Tari kubabwira ko ufite na mariage muri Spain. Mfite mariage muri Spain. Ako kantu ni sawa. Number Rolex 12,000 euros. No, dollars, sorry. My ngarero. This is a box of the watch number. Ntago ndi umutindi. This is a Rolex number y'amafaranga 12,000 by'amadolari. Nayigure n'umupapa naje kubwiriza mu Bwongereza. 12,000, this is Rolex. I wear that. Nuje ngo ni fake one. bakoreka pastor bakoreka kazi niyo mpamvu nakwise Isaha number y'amafaranga make yani yingi ya Apple. Last version nayiguze 200 cy'amayero. 1200 niguriwe na mami wanje hanga. Uri mu Rwanda. So bivuga ngo don't stop it. I'm a classic man. Shaka kugura umugore namugura ku mafaranga, ntabwo najya gukoresha amasengesho. Shaka gukora icyaha najya kugura umuntu ku mafaranga. Mfite umukobwa dukundana mwiza cyane. Vangu haleluya cyane. I know. Very classic one. Yo, ndamuzi pe ni mwiza kasa ndamuzi ni mwiza iyo atambutse nanjye ndavuga ati ngo mana warampaye. ni mwiza pe Ufite amafaranga ye vuga ngo amen. Amen. Uraho ngaho uri umutindi uri gusa niba ko kuri umuntu w'umugabo ngwino kandeho Lion ahanga. Dukande Lion tuzikorere kuri DJ Brian cyangwa se Mami Rusi. Dukande Lion unanirwa araba umugabo. So murakoze cyane. Ntabwo nzabeshira izina ry'Uwiteka kubera igitsina cy'iminota 2. Never. Kandi Imana izabindinde n'izina rya Yesu. Ndi umusore mwiza, umupapa mwiza abantu banyizereramo, nimujye kunyangisha abantu. Naitwa Prophet Hakim kipenzi kya watu. Pastor wanjye bamwita Pastor Chris Oya Kilome. Mentor wanjye bamwita Apostle Grace Ruwega. N'aba pastor bihagazeho badahagaze mu nzara. Mfite witwa General Kandem. Ntabwo mfite abapasiteri b'inzara babandi bani bahoranga kuri TikTok. Ngo Imana mbonye imikororombya, mbonye mugura amashu, nje sinjya manura amashu. N'izina rya Yesu. Mana yanjye. Nica DJ Brian twabonanye ahangaha mu Bubiligi. Ndamubwira ati mukobwa mwiza, visa yawe ya Canada iraje kandi igiye kuzana undi mugisha ukomeye. Amina. Nibwira DJ Brian amubwira ati ngiye kuzaguhamagara mfata abana bawe 3 cyangwa 4 bandeba ari ngiye uzajya uguha support zabo. Hari byo wansabye DJ Brian? Oya. Nuko nabonye ko hari cyo ufite uri gukorera societe. Ariko kaza ngo reka nanure murozi niwe murozi kandi umukene wese n'umurozi. Umuntu wese ukennye agira ibigambo binuka. Ariko se kubera iki abantu erega narindi kubwira nta tegeko riri hano ryo gukurikira umuntu iyo aje akabona live akumva nabyishimiye nabishaka ara scrolling akagenda gukurikirana ibintu. Reka nivugire ni defile birangire warayurira ubona ndarandira ntarya ntatuye ntameze neza meze nabi byagenze ibyo bintu bibi. Reka nivugire niruhukire noneho nze gusenyera abantu nuzuye amavuta y'ibigambo yarangiye. Uyu mudamu amenye Shumba wazahuje Gigi na Pastor imbabazi zikabaho akanamusengera. Godfather yarabishatse umva gatoya. Godfather yarabishatse sinshaka nubwo nanzi ikintu ntabwo nanzi ikintu bapfa naramwihoreye. Ubwo nyine niba ariko yabifashe azamureke. None se ngiye ko nakoshereje Pastor Kim mwajya mu cyumba nkumva nshaka kuboroga. Ubwo nawe afite ibizamubaho buriya nawe azaboroga nibwo azaza gusaba. Sinshaka kuzamuza nawe agume muri Malawi ndi mu Bubiligi harimo ibirometero 10,000 ntano azagera hano uburozi bwe yanyohereza bungere ko anyita umurozi
arashaka guhitinga kandi ntabwo ariko uzahitinga ku izina ariko ryanjye. iyo hiti oya ariko tuzamuvugaho natwe ko nta kindi tumaze hano. Uri muri Malawi njyewe namumenye. Umva Brian une seconde 2 minutes okay 2 minutes DJ ashimama kidoguski umva nkubwira namumenye bari kumwita ko ari intera hamwe ngiye kumuha pole ariko pole yanjye izamo ibibazo izamo ko ngiye kumutereta. Uri umubyeyi mukuru ufite abana 5 hano hari ababebi bafite amataye yabo bafite nyashi bafite inzobe zabo nk'umugore wanjye leko topika leka sota najya kugushakaho ibiki wowe Nuri wako wakuisha last year yagarutse amaze guhitinga amaze kubyara arashaka kuza kumbyariraho nanjye. Pastor ngaho fata amazi unywe. Pastor Fasha amazi ngiye gufata ji nukuri kw'Imana reka mbabwire. Yavuze ngo umva kuno yanarambiwe yaragiye aravuga ngo umva DJ Brian ngo ababyeyi ngo mfite ngo i Burayi ngo bazanyirukana hanze ngo nabo bagiye kunyirukana ngo ndacumbitse. Ababyeyi banje naba white one bankunda kubi nk'iki nawe mana yanjye. None se basi bw'ababyeyi banje ariko nanone ikibazo mfite Gigi byibuza ajya avuga ko yagiye ngo muri Malawi ngo aparamiye igikamyo buriya nawe baba bamubeshyera. Ni ibintu by'amatiku biba biri aho ngaho buri umwe afite ibyo yaba yaranyuzemo nawe ubwo ngubwo ibyo bamuvugaho ubwo ni ukuri. ariko rero ikibazo nta bintu bitarangira umwaka urarangiye aje kungaruraho ibintu bazasohora hehe. Umwaka washize yaravuze kandi ntacyo wigeze umusubiza kandi nta bintu ngewe reka rero nkubwiza ukuri nge nizera ko niyo n'abafitanye ikibazo n'umuntu kigeraho ngo kikarangira. Mushaje mwatureke ikibuga mukagenda ko mushaje abajene ko ikibuga ari cyacu mwabakecuru mwe mwatureke ikibuga mugatumuka. Ibaze DJ ibaze nukuri kuwiteka Imana yo mwijuru umuntu arindira umva arindira mama Rusi reba noneho ndi kukuvuga ndasimbutse bazaze bakurebe mu Bubirigi batembereze bicare mu rusangire uvuze ibaze umuntu sibyo reba umuntu sibyo umuntu winjira no mu buzima bwawe bwanjye na mama n'ababyeyi banje sibyo urumva uyu muntu ari sawa. Reka ngwitangazo ribaha ngaha mu Bubirigi ntabwo ari muri Afrika ngo birukane umuntu asohoke mu nzu. Bwira mami abibabwire mu gifurama. Mami njo bambe mu frama la cota libra njo mama njo bambe mama wanjye arambwira ati ngo ntabwo yata umwanya ku muntu. Yeke explique mama explique here in 3 minutes aravuze ati ngo ntabwo yata ku bantu bashaje arabiza umuhungu we ko ari class. Ngewe nisiga parpe wakorera ukwezi amezi 2 nisiga Tom Ford number 1 igura amayero 2,000 wazayakorera hashize imyaka 3. Ngira abantu banje bankande wanga urebe intare zimanuka hanga ucanganikirwa. Mbwire ngo mu nkande urebe bamanure amalion urebe bari fuhe ry'abamanure. Nagigi rero muzamuzamure mu muhereza amagift base mu mushimisha murabona abakecuru n'abasaza twe turabaje. Gigi nubwo ari inshuti yanjye arambabaje kuba yagaruye bino bintu byari byararangiye. Nanjye gusa agenda mu bamama bose ahangaha muri TikTok yanduza izina ryanjye yavuye kwa Mami Rusi amwanduje aza kuri nje kunyanduza ndakurahiye mimi ni kasopo. Komeza aje kwa Mami Rusi aje kwa Diakoni bimenya ni nkuko nubundi natwe twese tuba twumva ibyo ngabo Mami Rusi nawe arashobotse pe ahubwo ni byandi nyine tugenda twumva agende buri munsi baramubeshya. Njyewe reka nabe na pasa ni ikintu kimwe cy'umwaka umwe gihora kiza kigaruka ariko wowe ni muri buri munsi seri nshyashya n'ubundi ari turi kwa Kim tuzamu ibintu none njyewe rero mana niba ariko nakunda gukoresha TikTok cyane Mami Rusi se we yakoze oya mureke Mami Rusi mureke
umureke mami wanjye ahangaha pasiteri wanjye hano turi sisita kwa wanjye pasita kimu sisita wanjye bakwihoreze Umugari wacu. mwibuke ko turi mu buryo bw'umwuka ntimugerageze kwataka umuntu hano mwibuke ko turi mu mwuka pasita ntabwo turi mu mubiri turi mu mwuka pasita mami rusi bamureke mami rusi reka nkubwire turi niba mu utazi mwuka turi mu kwivugira mwuka byo nzi kuvuga Hamite mwarayo ni mwese mubireba mami rusi muherayo ni hano mubireba ngiye ngimanure ariko pastor umva nukuri ntuzongere gutuma hari umuntu nanone wangiza izina ryawe aryangiriza n'abandi bantu sibyo umuntu nyine ibyo ngibyo ibyo byari bikwiye pe ubwo nyine numvaga ibintu byabaye umwaka washize byararangiye twese abafite uko babivugaho babivuze ibintu birarangira nawe rero kubigarura none wenda akanabigarura ndatekereza ko uyu Gashumba last year bya bintu biba nago yari ahari uri kumva yuko we rero aba yaragiye akamushuka akamubeshya aba yaragiye akamuhereza version yiwe nziza akanga wenda nko kuvugisha ukuri ko ukuntu ibintu biba byaragenze ugasa hano hari abantu bagenda bakavuga abandi nabi bakangisha abantu nabi umuntu akakwanga mutarahura mutarahuza mutaravugana so rero ndi kwibaza ko rwose Gigi nawe ni umumama ejo bundi nabonye kuri TikTok yiwe ameze nk'umuntu ubyaye vuba ufite akabebe gatoya nukuri kw'Imana gushaka kumuca umwana umuvugo Gigi nawe rero ndi kwibaza yuko niba afite n'umugabo nago umugabo we yakishimira kubona umugore we aba ari guhora mu tuntu ngutu tw'amatiku uko abagabo bakunda icyubahiro na Gigi rero nawe na cooling down nta bintu bitarangira niba ari n'ikibazo yazana ganira bikarangira muka Gigi ni mukuru wa Congress ni mukuru wa Congress ni muri umunani yewe ndumva ari fani nago rero ni ibintu by'imiryango nyine bose n'abatatu ako gashaka kandi rero nibareke kuza gusambira kuri pasta niba bareke kusambiraho Pastor, please. ndarangije DJ reka nisekere kipenzi Imana cyawatu ibarinde ijoro ryiza mwese ijoro ryiza kandi mahirwe amagifiti nanjye nigiye kwiryamira mubabwire ngo kipenzi cyawatu kangukandeho sheri wanjye yego kipenzi cha watu mimi ni kipenzi cha watu DJ urakoze cyane nukuri pastor bino bintu kubera ko nanjye urabizi ko Gigi twari twaragupfuye kubera kukuvugira nanjye twarabishoje turiyunga ubu turi inshuti sinumva rero ko yabigarurira kandi abantu twari twahuriye muri saga yiwe nawe twarabishoje sinzi impamvu yaba yabigaruriye yarabaye Kim sinavuga ndaceceka murabizi uko urabizi ninjye twarashwanye turashwana turatukana ranuka nanjye ndamutuka turiyunga kuko nta kintu twari turi gupfa